banza mukunda ariko arabiguhisha. Yewe muraho nshuti bakundwa ba Sharif TV, uyu munsi mbazaniye ibintu ushobora kubona ku mukobwa ugahita umenya ko agukunda. Ako kanya ukibonaho ibi bimenyetso ngiye kukubwira ugihita umenya ko agukunda. Niba ari ubwa mbere rugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri kanda like twikomereze. Rero uyu munsi muri ino video ngiye kubereka ibimenyetso ugomba kubona ku mukobwa ugahita umenya ko agukunda ariko akaba biguhisha. Buriya abakobwa ni ibintu bitangaje, kubera ko hari imico imwe n'imwe bahora bavuga ati ngo umuhungu ni utera iya mbere, ngo umuhungu ni ufata iya mbere ngo agatereta, ngo umuhungu rero abakobwa hari documentaire cyangwa se hari ibimenyetso bigaragara inyuma ko bagukunda ariko bakaba batabikubwira. Bityo rero nkawe muhungu, reka nkurabure nkurye akara kugira ngo ukibona ku mukobwa nawe ukabona byavamo uhite wegereza hafi cyangwa se uhite umwegera, kuko aha hantu rwose ntabwo uzahusha, kuko azaba yaragukunze mbere, weho ni ukorosora uwabyukaga. Bityo rero iyi mico tugiye kureba ntigucike, ndakubwiye ngo iyi mico tugiye kureba ntigucike. Reka tubigendemo gake gake ariko tuze kugera ku kintu kizima. Reka dutangire. Umukobwa nubona atangiye kuganiriza ibintu bya personality cyangwa se ibintu bye ku giti cye, akaba yakubwira iwabo, abafamiye, akakubwira ibintu by'imiryango ye, ahe hasishize ya like muri iyo mode umukobwa yatangiye kujya akubwira ngo ayo magambo, akakubwira ngo ejo hashize, akaba yakubwira ngo ibyamubabaje. Menya neza ko icyo kimenyetso ari icya mbere cyo kukwereka ko agukunda, kuko abakobwa ni ibiremwa byihariye. Biragoye cyane kubona nta rukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu batavukana rutari urukundo rwa nyarwo. Ngo ubucuti busanzwe, nta bucuti busanzwe bubaho, kubera ko umukobwa wese uzitaho, umukobwa wese uzaganiriza azahita abona ko umukunda, azahita avuga ati as just uriya ni umuntu wanjye cyangwa se ni umuntu nkunda. Bityo rero natwe nje kukwereka ibimenyetso, ni ibimenyetso wowe ukibona ku mukobwa muri kumwe, ukibona ku mukobwa mukorana ku kazi, ukibona ku mukobwa mwigana, bwite umenya ko uwo mukobwa agukunda, ariko akaba abiguhisha nyine, akagenda yigena nko uri kubona ibintu nk'ibyo. Ariko rero uyu munsi ngiye kuzana ikimenyetso cya kabiri cyo kugira ngo uhite umuvumbura mu ba mbere, weho uhite umuvumbura, noneho niba nawe wamukunze uhite umutangira mu ba mbere. Ikimenyetso cya kabiri rero, nubona umukobwa buri gihe agushyira mu bantu b'ingenzi mu buzima bwe, aka kantu kumve neza, kubona umukobwa agushyira mu bantu b'ingenzi mu buzima bwe. Ati ngo gute Sharifu, ngo ni gute? So kugira ubisobanukirwe neza, reka mbikumvishe. Ningiye uzaganira n'umukobwa ukumva atangiye kujya kubwira ati niweho muntu mbona hano ushoboye, niweho muntu mbona hano nabwira ibyange, niweho nyine, ukumva yatangiye kugushyira mu nzego zitandukanye naho ngaho muri, agatangira ati niwe muntu mbona hano ushoboye, niwe muntu hano mbona mwiza, niweho muntu nyine kanaka, characteristic kanaka, atangiye kugushyira mu nzego. Aho uzamenye ko umutima we warangije ko wigarurira, yagukunze ahubwo yabuze uko yabikubwira. Aho hantu uzahita ushyiraho pay attention, uvuga ati uyu mukobwa ndabizi ko ankunda. Reka tujye ku kindi kimenyetso rero. Ikindi kimenyetso, umukobwa ugukunda nimujya kuganira uzabona atangiye kugira isoni, atangire kubihunga, rimwe na rimwe anirakaze. Numubwira ibintu by'inkundo, rimwe na rimwe anirakaze, ubone nyine rirakaje, ngo ushanga ibyo ntabwo nari mbishaka, ntabwo nshaka ibyo tubivugaho, ugasanga nyine gukwepa ikiganiro. Muhungu wanjye, jya uhita umenya ko aho hantu uwo mukobwa aragukunda.
ahubwo nuko yabuze uburyo abikubwira akabiguhisha kubera ngo ubwo se mbimubwiye ngo byagenda gute. Ibyo rero muhungu wanjye, aka kantu hita ukamenya ukikabona kuri sheri wawe rwose ntuzazuyaze, weho ntuzazuyaze kabisa. ujya uvuga ati uyu mukobwa kabisa uko ndi kubona characteristic ari kunyereka, ubu buryo ari kunyitwaraho buri kunyereka ko ankunda. Reka dukomeze ku kindi kimenyetso rero. Mwabahungu mwe mumenye gutereta biri romantic. Umukobwa uzareba mu maso akareba hasi, nta n'ibintu musanzwe mupanga, nta bintu musanzwe mugira ute, wowe ukareba mu maso ukabona arebye hasi yigishijwe ubusoni. Icyo ni ikimenyetso cyiza, icyo ni ikimenyetso cyiza kizakwereka ko uyu mukobwa akwiyumvamo. Uyu mukobwa yaragukunze, ahubwo ni wowe utabibona ngo uhite wataka direct, uhite ukora ibyo usabwa aho ngaho. Niba ubona ko ari umuntu wakunda nawe, hita vuba vuba. Ibyo bimenyetso ukimubonaho, weho hita umenya neza ko iyo ari target yawe. Nkomeza kubikubwira neza, abakobwa ni ibiremwa bitangaje. Nakomeje kubikubwira mu mavideo menshi, abakobwa ni ibiremwa bitangaje. Rero bazira umuntu cyangwa se banga umuntu ubaryarya. Umuntu ubaryarya nyine ukajya kumubwira ngo ko mukunda cyangwa se ko gutya ugiye kumubwira nk'utuntu nyine ugatangira kurya umuryarya, ugatangira kumubwira nyine abakobwa bakunda abantu bari serious nyine mwereke ko utari joke, no joke. Niba unkunda niba nkukunda nyine umwereke ko nawe it's alright, birakwiye nyine. Rero niyo mpamvu nk'abahungu banje mba mbarabuye cyangwa se mbatamo akantu k'ubwenge. Bityo rero reka twongere tuvuge akantu ka nyuma ari nako k'ingenzi. Ikintu cya nyuma nicyo cy'ingenzi ngiye kukubwira. Nujya kubwira umukobwa nyine umusanzwe muteretana, ugiye kumubwira ko umukunda, be serious and look out on eyes. Weho baseriye, nurangiza umurebe mu maso ubimubwire wamurebye mu maso. Nshuti yanjye, ayo maso wamurebanye ntago azigera yibagirwa. Ayo maso wamurebanye uri kumubwira ati ndagukunda, niho nifuza mu ruhande rwanjye. Ayo maso nshuti yanjye ntago azayibagirwa. Niyo mpamvu rero ujye ubyitaho. So rero reka duhurire mu bindi biganiro. Turacyari munsi y'urukundo ya Sharif TV. Ahangaha ya Sharif, hano kuri Sharif TV. Reka duhurire mu bindi biganiro. Niba ari n'ubwa mbere wari uhageze, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Ariko umuhungu wanjye nkugiriye akanama. Ciao ciao.